ikirahure cyawe rero wagishyize kuri comptoir ubu se umuntu uri kuko nambaye iyo lunette uri kureba Iris TV yarabifata nk'ari style cyangwa arabifata nkaho ahubwo bagwatiriye ntibabizi ko babibone ko nagwatiriye nyine yagiye ndanywa ndaryambura kwishyurana ngo ikirahure cye reba inkweto wambaye nawe uri agaciro uzi umuntu n'inkweto nayibonanye umuntu nayibonanye niwo bita Philipita Philipita nabonye n'inkweto yambaye ubwo mwese mumururisha ushatse kuvuga Philipita anywa ngufu oya ahantu rero burengereye yavuye Kongo niwe wacu yego bira bintu mwitwaza by'abanyamakuru ngo bitugani ngo ngo yageze ku kibuga ngo nini ano yaka nta hantu yagiye yaka visa ye irahari sibyo yego yaka ntabwo igihe cyo kujya hanze kiragira yaka ntabwo yageze ku kibuga ngo byange ese man wowe ntiwajyayo ugacomwa kukajya hirya ukajya kunywa no ku gafege indege ikagenda ikagukiga ntabwo bivuga ko byanze kubera iyindi mpamvu amasaha ye ntabwo aragera mbega screen ntabwo nagafata umva nkubwire rero ese tubwizanya n'ukuri nzajya gufata umugabo wa Nyaruguru wavukanye amashuri 6 naravukanye 2 tuzahurira he ahubwo ikizima nuko ari umusuvukana amashuri ubundi ko byari ibintu bavugaga cyane ngiye nayivukaniye byerida nagusuje ngwifurije ibihe byiza ngwifurije kugubwa neza aho herere hose yaba mu Rwanda mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nyine niho mvuga cyane no hanze yacu amba mvuga East African Community upfa kuba uvuga ikinyarwanda diaspora nuko nguko mbahaye yambu ni cyane weza cyane bayita Serenity Park na hantu hagezweho na hantu mu mujyi wa Kigali utahazi uba waracikamwe na hantu hano munsi ya Fawe Girls School aganda kibitaka urakomeza hirya bitubona icyapa cyiza cyane ni gipangu gishobora kwakira abantu 500 bose no kuvuga ngo rero harimo bar resto harimo ndetse no kuba waryama ni Serenity Park rero niho nicariye ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane umukobwa serako umukobwa cyane umuhu komera cyane amakuru y'imizi amazina ariko nayahe ku muntu ukireba Iris TV bwa mbere Keza Jojo ngiye namumenye mu birori bitandukanye byo mu mujyi wa Kigali ndetse no kutuglifa we yambaye style y'uyu munsi wayambaye gute byagenze gute kugira ngo yambare wowe ushona se ntago tugurira hano Kigali tuga Kongo twaganiraga mu kanya tutashyeho microphone na kamera ibona wari umwe mu bantu bari cool barimo ibana baravuga cyane kurenza abandi none uyisukonje ko wakonje byagenze bite ko wakonje urumva twavuganaga saa 10 bagasa 12 ngibeo yaje nyine imbe hije wowe tukonje iyo style ya lunette yitwa ngo iki iyi style rero maze nk'amezi 2 ndi Kongo nibonanye umuntu umwe ngiboye ndayikunda inala ngomba kwijyana I Kigali sinjye umuntu wa mbere mubibonanye I Kigali hari undi muntu siko bisa nkaho ari imikirahure ukakivanamo ikirahure nagitanze kuri comptoir babamo inzoga 2 unywa n'inzoga oya mana kandi umushizemo ntago ariko keza ntago mwinzoga ngewe kandi uvuze ko watanze ikirahure nuse fantasy kuri comptoir tuvuze kuri comptoir no mu bukwe bw'abarokore baravuga ngo uzacunge ntago bajya bavuga ngo tubahe fana ubazana inzoga z'abasaza ngo reka tuwenga gashingo kandi usanga ari muri ADP cyase muri ngo abari nta kibazo oje ndo ikirahure cyawe rero wagishyize kuri comptoir ubu se umuntu uri kuko nambaye iyo lunette uri kureba Iris TV yarabifata nk'ari style cyangwa arabifata nkaho ahubwo bagwatiriye ntibabizi ko babibone ko nagwatiriye nyine yagiye ndanywa ndaryambura kwishyurana ngo ikirahure cye abastar rero benshi nkawe mukunze kuba mukeneye koko wowe uko kugira amafaranga izo ubundi wari uvuye gukora iki muri Kongo aho kantu mukizemo ntabwo ariko keza
ngo tuba dukennye man wowe unyishyurira inzu man wowe unyishyurira inzu wowe harakanejo ndi nabonye umujama yaravuze ngo nusohokana umubebi ukajya kumugurira uzabanza urebe agaciro k'inkweto yambaye sibyo wowe umuntu arebye izi nkweto wambaye kameramani mbabara nyereka inkweto wambaye manira chini wabibonye ni Jordan J1 Jordan 1 nese tuvugisha uko ubuse hano wafata kake kuko ntago bereye no kunywa Siminofu hano cyokora ntago ari nguvu uretse na Siminofu oya man ntago Emilie ni yihe koka kwiriye sha reka nkubwize cyokora wanywa nka Kanores nako nagafata gaswekere man ndaga swingingiri nako nagafata umva nkubwire rero reba inkweto wambaye nawe uri agaciro uzi umuntu n'inkweto nayibonanye umuntu nayibonanye niwo bita Philipita Philipita nabonye n'inkweto yambaye ubwo mwese mu Knowless ushatse kuvuga Philipita anywa ngufu oya twavuze ngo kandi ubaragoze kuvuye muri Kongo ntabwo bizi ko mvuye muri Kongo iyo uhagaze hera kuri petite ugafata ibuga ukaritera muri Kongo nko gutera muri Amerika man twese hano mu Rwanda tuzi ko Amerika ari cyo kiri hejuru sibyo ariko man muri Kongo z'amadolari ariyo waje yazanye nese ino bag irimo amabuye se ngo ndiburwanisha hano uzanye bag yuzuye amadolari nese ubu yakuye he man nakuye muri Kongo ngo hari abagabo bafite amafaranga benshi akana mushyizemo ntabwo ariko keza man abagabo njye ntabwo ndaba abagabo kuko njye mfite umugabo wanjye umugabo wabyumvishije ariko njye ntabwo mace hirya mfite umugabo wanjye ntabwo nshaka abagabo gutya amafaranga uyabona utese uragenda ugatoragura cyangwa uracuruza uragenda kuri konto cyangwa ugenda ukarangura konto ukazigurisha amafaranga uyazana ute ako gakapu kuza amadolari mana ariko nshaka kwandi umanuka nepfo mu kantega harimo amadolari twereke turebe mbereke twekemo nka rimwe sha inala twavunjishije cyokora ayo madolari ubwo si ryo ni dolari oya ni nyine ayo mafaranga nangahe nangahe ni 10,000 ufite 10,000 man ntago yize ni 10,000 se nese nagushona wowe niko ariko nigeze kumva story yawe nsi buryohe muri Kongo tubona amadolari ariko tugeze mu Rwanda tugana bureau de change kaduheza amanyarwanda waduhisha uko yabona ariko nese nige akazi wakatwime uhembwa ute w'amafaranga urayacukura bigenda nese utekereza ko nyera hariya ku mupaka ngaceza bakayama cyangwa ndagenda nka muri bureau de change nkavunjisha nkwereza idolari akamanyarwanda nyine ndi kukubaza ayo madolari wayavanye rega wowe urabona wowe uri umusitari cyurusa amabuye y'agaciro man waranguye se cyangwa namwe utaranguye waherewe ubu ntago ndangura ndagenda mu kirombe ngacukura nk'abandi bose nese umakonye uyu nguyu ni gold digger ni umukuzi nakora umucukuzi araba witaga abakuzi b'ibyinyo ubwo wari umucukuzi mara kwa nushizemo ntago ariko keza ibintu by'abakuzi rero ufite umugabo man ntago ari byiza n'ingo z'abandi wabyumvishe man njye mfite umugabo byuze ibintu byo gukura ntago nkura mfite umugabo wawe umugabo wawe hehe umugabo wawe hehe icara ko gatoki imana Kamaro se wansezeranye njye mfite umugabo wanjye yitwa nde reba muri kamera neza ufite reka nkubwire Kamaro niwe muntu wa mbere ariko wanze no gukata keke na Kamaro ubundi kuki wabyanze hari rero impamvu nabikoze hari undi mubebi twabihataniraga ngo harya bamwita umwe wavuze ngo umwe wabaje ngo ufite imyaka inga ngo le 23 none se wowe quel âge as-tu ubwo si nka le 25 oya cyangwa ni le 1er avril oya icyo gihe ushaka kwinjira ubuzima bw'umuntu umva ngubaze iya mbere z'ukwa kane yabiki habiki
kwisi hose man ni umunsi w'iki haba usabane harya Aba Kigali wifeye. haba Kigali wisheye oya ya mbere z'ukwa kane haba umunsi wo kubeshya nawe rero ubwo utatubwira imyaka umunsi wo kubeshya gutwara ibyo hari umuntu wigeze kubeshya ngo imodoka yanjye bayifashe arangije arambwira ati ese bayifashe uri mu yahe makosa ndamubwira arangije okay nimero yawe iri muri momo ni yes arayampereza ndajya sinzi n'ibyari byo ariko yari amafaranga angahe icyo gihe yampaye amadolari 300 njyewe ubundi sinyamvuga njyewe ubundi ibintu by'amafaranga y'amanyarwanda sinzi kuyabara deja uzi kubara yaheze amadolari awase ubundi wavukiye ku buryo ukoresha amadolari gusa navukiye Kongo ahitwa gute mu kahe karere kuko giye hose ndahazi Masisi ndahazi Rubumbashi ndahazi rukumva Bujimayi Kananga hose navukiye murenge ndahazi uri kumva Kinshasa wavukiye navukiye iminembwe twagiye niwe muntu wavukiye iminembwe wa mbere mbonye ukora interview kandi isekeje ni nawe umustiliste mbonye abandi bari gukama bavugira wallahi rero akantu mushizamo ntago ari keza sibyo so niwe mustar mbonye cyo kurukomokayo kuko nahoze nganira kare n'undi mustar arambwira ngo niwe wenyine na super manager bavuye ahantu bita Nyagatare mu Mutara none nawe iminembwe niwe wenyine mbonye uvuyeyo ebarinete wambaye haki ya Mungu cyagora ujya ese waruzi ko na Nyaruguru hari umusitari ugiye kuvayo ntago byaba ubundi nta karere kabora mu musitari so niba Nyagatare haravuyeho super manager hakaba nuriya mu baby wundi uriya bita ngo Kigali wisheya mundi ririya zina ntago Kigali wisheya niryo zina ryiwe sibyo yego kabisa ntago bivuze yuko imurenge naburayo ntabwo imurenge haburayo umusitari ubundi havayo abantu bakora gospel avayo yego ubundi iyo mudakoze gospel kuki utagiye wenda kwikorera mu rusengero ngo ujye uturisha ubu nk'umudiyakoni ugahitamo kwibera umusitari naganiriye na Frank nuna bita Emi bamwe ati wowe turamutse tukujyanye Frank vidi Frank no oya vidi Frank no Frank umwe uriya wo kuri gospel uriya wo munyamulenge yego bamwe ati ushobora kujya mana amaturu kayarya niko yambwiye yego nawe ati ntago Emi we nuwuhe hari ubundi hari abatipe babiri hari Emi and Frank wabyumvishije yego Emi niyo twavuganye arambwira ati amafaranga y'ituru ugomba kuyarya ahambwa icyiza wagize ugasirimba nk'abandi amaturo tuzapana ukiri iminembwe waryaga amaturo kandi oya yabaye iminembwe niwe musitari wavuye iminembwe wambaye rinete zimeze kurya Musitari yavuye muri ntabwo uzi yuko na Nyagatare havuye umusitari ari super manager then hakaza n'undi bita ngo Kigali wisheya no ubu niryo rigezweho man Kigali wisheya ariko iminembwe nyuriramo ku buzima mwabagaho iminembwe rero oya mu gitondo urabyutse wakoraga iki narabyukaga mu gitondo ukoze ibyansi nkoze ibyansi yego then nkajya gushaka ubwatsi bw'inka nkaza nkajya kuzihereza ubwatsi zikaporeza nako zikuza bavuga kugira gute mani rero ushobora kuba wowe ntabwo uri umunyarwanda no mutifasha ko ari umugande abagande ngo ntabwo batuye akantu nabonye kuri ese waragiye uzi kuragira sha man ndaragira igikobwa ari igikobwa nibwo bita mbyeme iyo uhamagara inkuvuga ngo iki waragiye ndabyemeye uyu mwana ni umwana mufite inka zingahe sha rero kereka nkufashe nkakujyana mu rwuri rwa data nkakwereka inka dutunze nibwo wabasha kuzibara nanjye nzigiyemo bimfasha gufata bimfata
muranyihanganira It's hari okay. igihe ikinyarwanda mvuga bikanga tuvugira ingara Iringaro rarizi shaka muvuge n'ikirundi cyangwa Swahili no problem no probleme yeah icyo gicyo ni Spanish unaweza fika hata Kongo ukikamata ngombe wazigeramo ukabara ngombe ya ngombe Ngombe ni ni inka ngombe ni inka mani ntabwo ari irikeri ako siyo ko numva shaka Siyo ko ngombe numva. ngombe akagira ngo ni henesi oya pronunciation yawe ko numva isobanutse kuki wowe naguri kuvuga nginka inka inka yegera micro neza ariko abantu bumve ka man pronunciation ntago inka ntago ari byo ntago zivuga abantu bose ya wabyumvise so nshaka kukujyana iwacu ukaba ari inka ariko ntuzibashe biba byemera cyane ya iwacu dufite inka nyinshi mufite inka nyinshi ya ubu ntago ariko se ubundi kubara inka biremewe mu muco nta nubwo byemewe uretse uwo muhungu ntago mbizi ibyarimo ntago azi ibyarimo ya twe tutunze inka igihumbi mu kinyarwanda ni ikiburaburyo Jadane Jado ni ikiburaburyo Jado tuyishime inka barazibibaga Jado kera tuyishime ni ikiburaburyo Umva se. kubera ko inka barazibibaga kera ariko niho Inyeshyamba. wazaga kuziba inyeshyamba bako nta gisambo twigeze dufata cyaje kuziba mu rwuri ngo ni wowe wazaga kuri kuntu kuziba byabaga bimeze ngari igihe mwabaga muragiye inka mu nzuri ntago ari iwacu gusa na hano i Kigali erega uretse n'inka n'abantu barabashimutaga nyibwira ariko urugendo ubona bo bataragushimuse ubona uri umunyarwanda nyibwira ku rugendo rwawe uva iminembwe rwari urugendo rutoroshye njye ukuntu mbibona ushobora kuba rigumuye uracyavugana n'ababyeyi bawe turavugana cyane babifata gute iyo yambariye iyo style gutya barabizi ko mfite umugabo barabizi ko mfite umugabo yatanze inkwano ize ntabwo kuba nambara gutya bivuze ngo naba nagiye mu mabara barabizi ko nagiye muri barabizi ko nkora mu kazi barabizi ko nkora akazi ka showbiz ibyo nakwambara byose bisa ko byangaragaza umubiri wanjye ahangaha ni bisa nese nibareba ibirenge none se kuva iminembwe wavuye yute kandi wabona waraje n'ibirenge mpaka man Goma ni ibintu birebire nyoriramo gatoya uzi umuntu twafatanyije urugendo rwo kuva iminembwe ni umuntu bita Frank twabaye iminembwe duturiza ahantu bita mbuga ngari ku isoko n'ibirenge ahantu Frank ari hose umuntu uririmba muri gospel bawe cyane ndamwubaha cyane kubera ko birakubabaje birambabaje hari n'undi muntu twavanye iminembwe bita Parfait ariko we turabonana cyane ari hano muri Gisozi Parfait twavanye iminembwe Parfait twariganye primaire ahansi kajya kwiga Uganda sigara hano mu Rwanda then aragaruka urumva niwe wabasha kubaza ngo ese byari bimeze gute niwe wakubwira yego ko nje mba numva ari big story it's a long story urebye neza se kuvayo urumva ugeze mbuga ngari byari bimeze gute ese bakwakiriye gute bwa mbere yinjira i Kigali mbuga ngari rero nagezeyo mpurirayo n'abantu sha uhurirayo n'abantu nagezeyo bakimbona bitewe n'uko bambonye bakanyishimira ikiro cy'isambaza cyaguraga 5 bakimereye 5 kubera ko babonaga ko mvuye kure nagenze n'ibirenge icyunzwe cyakwishe yego urataha uhita uteka nyine urarya naratashye ngura igitoki ndateka neka agatogo kinuza kisambaza ariko byararangiye rero kugira ngo uziyankadre uyu munsi w'uri umusitari ese ninjye kwibagirwa kukubaza we umuntu bita yakamwana
yakabimeze bite yaka kandi n'inshuti yawe muraziranye ahantu rero burengereye yavuye Kongo n'uwi wacu yego bira bintu mwitwaza by'abanyamakuru ngo bitugani ngo yakango yageze ku kibuga ngo nini ano yaka nta hantu yagiye yaka visa ye irahari sibyo yego yaka ntabwo igihe cyo kujya hanze kiragira uvuga ngo yageze hanze ngo yageze plutôt ku kibuga ngo biranga ntabwo bya no jamais nese urabihamye urabizi ndabizi neza nese yakamuraziranye mani yakaturaziranye nuwo mu rugo iwacu kwivuko ntabwo ari umunyamulenge ariko yakayavuye Kongo urabyumva neza egera mikro neza abantu bumva ibintu koko batazajya bababeshya yaka ntabwo yageze ku kibuga ngo byange ese mani wowe ntiwajyayo ugacomwa kukajya hirya ukajya kunywa no ku gafege indege ikagenda ikagukiga ntabwo bivuga yuko byanze kubera iyindi mpamvu amasaha ntabwo aragera twese dufite isaha ese nawe ugira visa ariko numvise ngo mwavuye iminembwe mwese mufite visa ngo muzajya ku butaka bwera visa yanjye ndayicaranye urumva mu kwa gatanu niyo tariki mu kwa gatanu tariki 24 z'ukwa gatanu ngomba kuzaba nuri indege najye USA ahubwo ni uzi kuri umutipe cyangwa si umubebi man umuntu wese tuziranye ngewe akwitwareho neza yaba ari umutipe yaba ari umubebi anyitwareho neza ngewe ntabwo ndi nk'ababandi nk'abagatsiri bamwe bageraho bakibagirwa ngo nzagerayo ngo telefone ngo nyihindure ngo mpindure izindi ngo bambure n'ujyaho ntabwo bibaho nzagera ngo hamagare nkubaze ngo bitugani bikwaye tumie kakitu sana umbwire ngo byaranze umbwire atoke bigomba guca muri izi nzira n'izi udekarare uzi ariko nta wundi muntu nadekarara atari umugabo wanje ntibibaho cyane ntabwo bibaho ntacyo ubwo Emilie arahirwa rero kuko akiri umusore twebwe twashatse ubwo turagora Emilie kameramani wanjye oya ntabwo wamwemera sha kameramani niba unica wategereje ngo Keza azakujyana hanze inala ntaho azakujyana inala bivuga iki inala bivuze ngo nukuri kw'Imana ntaho nzakujyana mfite umugabo wanjye ningera hanze USA nzajyana hanze uwo mugabo ninde mani byo niba uri proud oya ntawe umugucapuza n'ubundi kereka niba nawe utiyizeye ako nawe nkubwiye ubwo ntabwo wiyizeye sha ndiyizeye cyane mani ariko wajyureka umutipe agera igihe cyo kukwambira ese bu ntabwo ureba nase iki ni ikijonjogera ikivide nambaye si impeta ntayo ntabwo yiyambitse ubuse warakaguze igoma ejo bundi igoma ntabwo bagira nk'ibingibi igoma se tuzi ko habaho ibintu bya caguwa ese ni caguwa mani erega nta foto nta cyabaye mani reka nkubwire njyewe ahantu hose umugabo wanjye ari respect ndamwubaha ndanamukunda uzanamujyana muri Amerika uzanamujyana muri Amerika umugabo wanjye sha wala nzamujyana hari event rero iri kuba cyangwa se iri gutegurwa na Keribu yayise Kigali Wishare yo uvuze Kigali Wishare kuri Keza bivuze iki so ntushona mani Kigali Wishare bivuze ngo ni handi uzajya mu rugo ukamusiga aryamye ugasanga abandi handi muri show Kigali Wishare yavuze Kigali Wishare ntandi twese dusangira dusangira iki tuba dusangira iki igikoresho sobanura abantu babanze ni isuka ushaka kumva ngo igikoresho ngo ni ibiki no igikoresho tuba tuvuga nkatwe dufite abagabo ubuse umugabo wakwemera gusharinga sha reka nkubwize ukuri umugabo wanjye ntabwo ari mu Rwanda cyangwa niba ugiye kuguha visa none uri kutwiyemeraho sha reka nkubwire visa ndayicaranye iwanjye sibyo
visa ndayicaranye iwanjye mfite n'umugabo wanjye kandi ndizera ndashidikanya yuko mu minsi 3 iyi video ari bari kwireba ntago ari ibyo ngibyo umugabo ntago azama visa afite nanye mfite yanjye uranyumva neza ariko ngo nago iminembwe ushobora gushaka undi muntu utaravuye iminembwe shareka nkubwire niyo wazana inka 300 ugakubitaho na vewiti ugakubita n'igipangu kirana iki cyose tiko nabari abababi bose uri kubona ko bagerekaho ntago nakwemera umugabo atari uwanjye umwe wagera micronese wamubonye ariko sinshobora ariko ako kanwa gugasobanuye neza kuki utamwemera niyo mpamvu ubwo wanze rero Emily reka mubwize ukuri rero ntago njye namwemera urumva iyo umugabo afashe umwanya oya umugabo ikintu ndi kukubaza ntago uri kucyumva ngo mbese ntago wakwemera umuntu utaravuye iminembwe wowe yego kubera iki kubera ko mu muco w'iwacu ese tubwizanya n'ukuri nzajya gufata umugabo wa Nyaruguru wavukanye amashuri 6 naravukanye 2 tuzahurira he ahubwo ikizima nuko ari umusuvukana amashuri ubundi ko byari ibintu bavugaga cyane ngiye navukaniye byerida navutse mbona byeri ziraonga uhita ugotomera urabona ubusesha uzabyara nk'umwana w'umusinzi tu hari indawa nteye niba waravutse ubona byeri n'ubu ukizi hari ikibabira muri iminsi kiri kunyikundishwa nawe sinkunda aba baby nagura umurezibiyeni alright reka gushimire cyane none abakunzi ba Keza rero gira ijambo bibwirira abakunzi ba Keza rero so muranyihangana kwa amasinezite rw'amasinezite hano hari n'umundi hari ubukonje bwiza cyane nk'ubwo muri Amerika uri kugenda wimenyereza nta kibazo abakunzi ba Keza ndabakunda cyane kintu bashishikariza no kubabwira ngo kora subscribe share ariko hari kantu utavuze neza subscribe arusuzwe ukuntu kavuze nakubwiye ko ntizi hari abavukira hari abiza 6 nyoniza 2 ndabivuga kimwe tikino wacyumvishije nese kuki utize kandi warambwiye ko mwari mufite n'inka nyinshi none si inka nisho inka se ni directeur wowe ugiye mu nka oya inka mu nka habamo directeur cyangwa animatrice wewe wari animatrice wazo nje nararagiye yego naragiye ntago nigishije ariko cyangwa data ntago yigisha man papa wanjye yarize nugera kuri papa uzayamarike sha blaise reka nkubwire subizwa nkwemera ariko papa wanjye uranyemera se oya ibiro ngenderaho ntago bifite niko uranyemera oya bivuge kuri kamera ideclare reka mbabwire sibyo mwese muri kunkurikirana mureke mbabwize ukuri ntago blaise ntago mwanga ko ni umunyarwanda n'umwana mu bandi ntago blaise mwanga so bivuze ngo ntago hako den ntago blaise mukunda rwambera umugabo ndamukunda nk'umwana w'umunyarwanda ariko ntago rwambera umugabo mfite umugabo mbibishi nushaka ufate kamerama manura hasi uvuga ngo mfite umugabo ndabishimangiye nta muhungu w'ikigali uteze kuntereta nta muhungu w'ikigali uzanshaka ngo nshyire mu mago mfite umugabo wanjye none se ubundi urabona uri mwiza ku buryo uwo mugabo batamucapuza izina ry'Imana reka nkubwire ble shyira amafaranga nayo nyashyireho muri Kigali turimo turi ibihumbi bingahe harya turi 5,000 sikora by'Abanyarwanda nashakayo n'amashiringi cyangwa amakongomani hari umuntu wavuze manje namenyereye kubara amakongomani sibyo amadolari tubare ko ari 5,000 by'amadolari izina ryo reka nkubwire uzirabye umugabo wanjye uriruka mani ikibogari byatari umugabo wanjye apima 90 tunasoza hari umuntu yari muri bisi nawe ni umunyamulenge noneho ngo baramuhamagara kuri telefone na gastori numvise baramubaza ngo uri kumwe nande mu modoka urumva no bari kuvugana avuga ati reka ndi njyenyine ndi mu modoka ndi kuva Rubavu ako katerme bigeze ukamenya wowe chabre narako erega ako gaterme na mu gitondo hari umupanga tubana babimbwiye akimbwira none ntese
kuvuka Nyaruguru nkamvuka imurenge urumva twahurira he imurenge twavuye turi 5 Nyaruguru muva muri abantu 30 twahurira he bitugani bimeze bite aho twahurira rero ngo yo kuzumu ari kubundire brereka ngo ako twese turi Abanyarwanda ariko nagwanze umbwira ngo naje muri bisi se hariho ngo usanga especially muvuga ko iyo uri muri bisi uri kumwe n'abantu benshi uhita uvuga kuri mu wenyine ndabigusobanurira ndi munyamulenge uranyumva neza rikavukira I Kigali eske niba uri kavukira I Kigali uratekereza ko tuzumva kimwe n'umuntu yavuye erego abantu bavuye iminembwe erega nubwo dusabwa kubyumva kimwe erega twanyuze muri byinshi bitandukanye ese niba waravuye muri yogati ugaca muri yogati ugaca no muri bleba none se yogati nayo tsashira amakari ikibi cy'Abanyarwanda muvuga ngo mu mpengereza kandi ari mwe wampengereza urimo ave gupisa ngo guki nguvuye gupisa ma kandi mushizemo ntago ari keza